kuki utisiramuza ni izihe mpamvu? Kuki? Nka rero uri kunyumva neza cyane ntabwo jewe nakubyaje umwana wa mbere, kubyaza umwana wa kabiri, kubyaza umwana wa gatatu, none wibutse ngo kujya kwisiramuza. Ndabyibutse noneho ndashaka ngo ugende ujye kwisiramuza nk'abandi bagabo bose. Ariko se ibyo bintu by'inzaduka ngo byo kwisiramuza numva ngo byateye ni ibiki ibyo ngibyo ubundi byo ni ibiki mw'abantu? Ibyo bintu bibaho ubundi? Auze umugabo w'usiramu ukuntu aba naryoshye. Aba aryoshye? Iyi siramuye pe nakubeshya ibiryoshye Papa Jone rwose sinzi impamvu udasiramuza. Ati isiramuye ati ibiryoshye. Mwanyumviye mw'abantu mwe. None se ngo bibwiwe n'iki ko isilamu ibiryoshye? Papa Jone wagiye ureka kumvirana. Ndumviranye ntabwo ubivuze, ntabwo uvuze ngo isilamu ibiryoshye. Nyine Papa Jone hari ukuntu bivuze nyine. Papa Jone nta nuko azagifata ushyireho ntabwo ibyo njye mbikunda. Ntabwo ngufashe uko ngo isilamu ibiryoshye unci inyuma. Guca inyuma se wari wamfata nguca inyuma. None wabwe n'iki ko umuntu wafashe niwe baba bafatanye igihanga Papa Jone. Wamfashe hano hari undi mugabo ndi kumwe nawe wari wamfata wowe. None se ngewe iyo isilamu ndayifite no kuvuga ngo isilamu ibiryoshye. Niba barabimbwiye se cyangwa se niba narabisomye no mu binyamakuru cyangwa no mu itangazamakuru nkabyumva. Byose bisobanuye. Ni gute wasoma ko isilamu ibiryoshye ukayitumva ko iryoshye kurusha umugabo wawe? Nyine nuko bavuga n'ibimenyetso biyiranga nkumva ni byiza. Umaze kubisoma uhita wumva ko iryoshye kurusha umugabo wawe. Yesu we umva hari ahantu nsomye hahita hanyibutse sheri hari ibintu hari icyo nshaka kubaza kandi rwose pe ukinsubize ushize amanga sheri ni kandi bitabo gishyira hasi. Hawe ni bisanzwe ko nta kibazo cyanjye se nawe. Sheri ndashaka ngo nsubize ushize amanga kandi usubize neza cyane. Nta kibazo kuko niyo habaye ibintu ndambiwe pe nabyo birimo. Mbwira ntari bikubize se ko nta ko ndeba se w'imwenyuzo uzigiye kukubaza iki? Oya ndabizi wongezaho byiza bya buri munsi. Sheri ntacyo tampa wowe ga. Kuki utisiramuza ni izihe mpamvu? Kuki? Nka rero kumbe kuvuga se ugatangira ugatitira nkaho ufashwe n'amashanyarazi ibintu ndi kuvuga ntabwo byumvikana. Ninjye uri kubwira ngewe noneho n'uwuhetse ngewe Papa Jone ngiye Papa Jone ngiye kubwira ngo kuki ntisiramu nyine ubwo n'uwuhetse. Hari undi kubona twicaranye hano mu ntebe cyangwa undi muntu ukubona muri salo yacu? Nashatse none n'ishyano. N'ishyano ngewe ndi ishyano subiramo ugatinyuka ukavuga ngo ngewe Papa Jone ngo njye kwisiramu. Njye ndi ishyano subiramo ibyo uvuze. N'ishyano ahubwo Papa Jone njye ndi ishyano. Papa Jone wabisubiramo ukabivugisha amatama yawe yombi njye ndi ishyano. Nyine ibyo uvuze ahubwo wabisubiramo. Ndi kuvuga ngo wabisubiramo. Ahubwo se ibyo uvuze ngo ninjye kwisiramuza ngo nanjye mbisubiyemo ncumu. Wabisubiramo wowe ngo kuki utisiramuza? Abandi bagabo bamenye iterambere barisiramuza. Nakubyaje umwana wa mbere. Papa Jone ibyo si byitayeho. Simbyitayeho icy'ingenzi nuko ukwiriye kunyumva ukajya kwisiramuza. Papa Jone uri kunyumva neza cyane ntabwo jewe nakubyaje umwana wa mbere, kubyaza umwana wa kabiri, kubyaza umwana wa gatatu, none wibutse ngo kujya kwisiramuza. Ndabyibutse noneho ndashaka ngo ugende ujye kwisiramuza nk'abandi bagabo bose. Ariko se ibyo bintu by'inzaduka ngo byo kwisiramuza numva ngo byateye ni ibiki ibyo ngibyo ubundi byo ni ibiki mw'abantu? Ibyo bintu bibaho ubundi? Ibyo byo kwisiramuza umuntu bitabaho auze umugabo w'usiramu ukuntu aba naryoshye. Aba aryoshye? Nyine nari mvuze Mama Jone wowe gwe niki? Oya ariko nta n'ibintu birenze nanjye nari mvuze. Njye nari mvuze yuko umugabo iyo asiramuye ashobora kuba yabikora neza nyine kuruta umuntu udasiramu. Hari ikindi kintu wumvishe mvuga se? Iyi siramuye pe nakubeshya ibiryoshye Papa Jone rwose sinzi impamvu udasiramuza. Ati isiramuye ati ibiryoshye. Mwanyumviye mw'abantu mwe. None se ngo bibwiwe n'iki ko isilamu ibiryoshye? Papa Jone wagiye ureka kumvirana. Ndumviranye ntabwo ubivuze, ntabwo uvuze ngo isilamu ibiryoshye. Nyine Papa Jone hari ukuntu bivuze nyine. Papa Jone nta nuko azagifata ushyireho ntabwo ibyo njye mbikunda. Ntabwo ngufashe uko ngo isilamu ibiryoshye unci inyuma. Guca inyuma se wari wamfata nguca inyuma. None wabwe n'iki ko umuntu wafashe niwe baba bafatanye igihanga Papa Jone. Wamfashe
hano hari undi mugabo ndi kumwe nawe wari wamfata wowe. None se ngewe iyo Islam ndayifite no kuvuga ngo Islam ibiryoshye. Niba barabimbwiye se cyangwa se niba narabisomye no mu binyamakuru cyangwa no mu itangazamakuru nkabyumva. Ni gute wasoma ko Islam ibiryoshye ukayitumva ko ibiryoshye kurusha umugabo wawe? Nyine nuko bavuga n'ibimenyetso biyiranga nkumva ni byiza. Umaze kubisoma uhita wumva ko iryoshye kurusha umugabo wawe. Iraryoshye nyine. Papa Jori ngiye narabisomye wiza gukomeza kunzana dosiye. Ushaka kuzana umujinya wawe, ushaka kugira ngo uyobye dosiye. Papa Jori nakubwiye ngo ijya kwisilamuza. Njye kwisilamuza. Niba utisilamuje ntabwo uzongera kuryamana nawe. None se kandi niwo mwanzuro uhaye wanyuma. Papa Jori nushaka kumbwira mbyandikire na nabisinyire. Ntabwo uzongera kuryamana nanjye ngiye ntisilamuje. Papa Jori ndi kukubwiza ukuri ngo ntabyo wakongera kubona kugira ngo none wemere. Awema guhamagara cyane n'abasenga n'abasilamuje ibyo byintu byiza. Ariko wayifashe telefone yanjye wayifashe. Uburize ko uhisilamuza abana abantu b'abagabo bakuru twubatse nkatwe dufite abana. Papa Jori iyo bavuga hari akagari ntabwo ushobora twahanyuze. Ntabwo wumvisha umugabo ngo itangazo ku munsi ku kigo nderabuzima cye cyose turasiramura guhera ku myaka 15 kugeza ku myaka iyo yose y'ubukure. Ko babivuze kuki utajya ngo ujye kwisiramuza? Njye kwisiramuza. None se ababivuga bo nukubita kari abasazi cyangwa ari abantu badafite ubwenge? Papa Jori nkubwiye itangazo ku kagari warabyumvise koko ku kagari barimo babitangaza ngo bajye gusiramura wajye kwisiramuza. Papa Jori icyambere iyo wisiramuje bikurinda indwara nyinshi. Biriya bintu byo kujya muri matore tukandura imitezi ya hato na hato, kurwara za infection zivanye mu bagore, ibibazo byinshi by'umuntu mpuzabitsina. Biriya byose Papa Jori birarangira iyo wisiramuje. Urukumva? Ariko Papa Jori nakubwira ukamfungana umutwe kugira ngo ntabwo ujye wumva mu buzima bwawe. Ntabwo wakandura se? Ntabwo karata kumva ngo Majori ngo buranganca inyuma. Ngo uca inyuma ryari uramfatanye n'igihanga. Ariko ubu ngiye umugabo wihaye mu rugo nk'urunguru ruzima udafite icyo rubuze koko mfata icyemezo ngende mbe nakora ibyo ngibyo. Papa Jori reka nkubwire none. Si wowe umbwira ngo ntabwo uri kunsaba nta n'ubwo uri kunyinginga. Papa Jori nanjye niba uzi ko nkunda nk'umugore wawe kandi ukaba uzi yuko ndi urubavu rwawe, ndi umufasha wawe, ndi umwunganizi wawe mu buzima bwawe, mfasha unyumve. Niba utanyumvishije Papa Jori turabyarana ibisusa. Hajyaga ibyo bintu ngo ubikoze ngo bimare iki? Cyambere ndakubwira Papa Jori iyo ubikoze urukumva iyo wisiramuje ubasha kubikora neza. Ikindi kandi kurinda ko warwaragurika ibirwara byabyo byose ubonye. Uri kumva Papa Jori ntabwo warwaragurika. Nta nubwo burya wapfa kwandura sida warisiramuje. Ntabwo bivuze yuko umuntu wisiramuje atandura sida, ariko burya bafite amahirwe nka 50% ko atapfa kuyandura ko yisiramuje. Mu gihe wundi utarisiramuje 60% bafite kutahita yandura. Byumvikana yuko rero kwisiramuza bifite amahirwe menshi yo kuba. None se nakandura sida gute nyine kandi utayifite nanjye ntayifite? Nubundi sida. Papa Jori wagiye urekara barakuzi babarira. Barazi sengirana. Barakuzi Papa Jori. Hanyuma se urejo bundi ntabwo nabonye mu muhanda ufatanye n'ura mukobwa mwana mufatanye se ku rutugu hanyuma nta kindi kintu mupanga. None se wambonye uri ndihe jye umenya ko ubabonwa n'uhagaze kandi uwo mugani ntabwo ari njye wawuciye Papa Jori. Ntukagire abantu bakorana ku kazi barimo baganira iby'akazi nawe ngo ujya aho gukomeza ibyo mwibyo ngo hajya ngo abantu bakorana ku kazi ngo ibiki undi ko mbivuga nkumva urashaka kubikwepa bijyana ku ruhande. Yakwepa se n'ibiki bakwebye iki? Papa Jori ahubwo komeza imitwe yawe maze kuyimenya. Ariko se nubwo niyo mpamvu guhera uyu munsi ukwiriye kujya kwisiramuza ntabwo ujye kuzanira ibirwara ntaza wona biki. Nta ndwara kuki se nkwizera ngiye kuki utanyizera umuntu? Nyine niba unyizera nukuzi ko aho usize niho unsanga. Nanjye nuko mukunze wanjye. Ariko weje nakubonye nakara kafete ko ku kazi kiwanyu mufatanye ku rutugu. Oje nuko ari mama ngashyira muziko nkacanisha. Ayo umana ntukazi. Uzabona. Papa Jori mpamvu mubwiye. Niba uzi ko nkunda jya kwisiramuza kuko ibyiza byo kwisiramuza ni byinshi kandi ubonye neza ko niwisiramuza uzabasha kugira gute ntabwo wabikoraga neza. Ariko se ko shaje nako bukece wa muntu we ibyo tujye kujyamo bizaduhira. Ako Papa Jori kuki bitazaduhira
kuki bitazaduhira abandi bose bamenye ubwenge ba Simoni duturanye bari Defonse bose bari Isilamu ntabwo ujye babona bambaye ibitenge bira ibintu ninjya kubikora nkikatisha ko numvise ngo bimara ngo iminsi ngo yingahe ngo nabikora uzabyihanganira Papa Jori haguruka ujye kwisilamuza genda pe no kagari mo barabitangaje ubundi no kubigondera buzima bose mo barasilamu Papa Jori haguruka ugende rwose kandi njye kubikora kwisilamuza kuko igitekerezo cy'urugo nubahe ishimira tuba Papa Jori ariko ibintu tugiyemo dushaje sinzi ariko reka njye kubikora ntabwo gusaza bisobanuye gusaza ni mu mutwe w'umuntu gusaza ni imyumvire y'umuntu aba afite abantu bamaranye imyaka ingana gutya tubyanye abana bangana gutya batatu bose ngo ninjye kwisilamuza kandi njye kubikora yenda kuko byumvise genda ni mu mutwe kwise ntabwo mvishe ibyiza byabyo nk'umugore mwiza ibintu mbwiye ni byiza Papa Jori genda reka nyarukire ukagare ako sika kote kanje waganaguye ngo ngiye kugira genda ukarebe mu cyumba niho kari karahanaguye kameze neza siko nubuse ngo umari iminsi igeze mu mezi atatu yose ntazi ufite ikihe kibazo